Yani naho ngaho nyine sheri iri joro urangyohereje tugomba no kugeza ako nyine ugomba kumanza nyine ukananyumvisha kariya kantu buriya bari keza kumanza ukumvisha umukunzi wawe nyine ukuntu bimera aba ari keza. isi inzu ni yawe iyi nzu ni iyanjye mbese ngo uri kubona nateganya kukurongorera hanze inzu ni iyanjye narayiyubakiye. kumva ari byiza ni byiza cyane ugomba kuba uwanjye neza ubaze n'inzoga ni fresh. Iyi nayo umuntu wazanye n'umugore mushaje iyi ngo ni sheri wawe bageza n'abandi iyi niyo sheri wawe niyo sheri wawe matwa dufaranga nyine amezi atatu y'icyagirwa nyine ngo namubwire kujyana no kumigika kunziya nyine mva nkubwire ibyo nyine mu umubyeyi nyine izo ubundi zombi vuga boss yandi road zombi akandi boss nyine bwa mukunda rebe ibintu bimeze weho nyine ubundi mva nkubwire zombi weho boss uje njemeza amafaranga yanjye nakuntu wambwira ngo umvanye impande ya sheri nyine umva nyine nkubwire ngiye boss sheri wawe umeze amafaranga yanjye nigendere nimba sheri wawe hari ntabwo biteye amafaranga yango usohokane nawe mu nzu ufate ibintu bya byose akoze nyine sheri burugenda nanjye nshaka kubyina shaka kumva ukuntu wambura amezi atatu ko bimbanye bazorana nanamwemeye umva ariko nyine nkubwire bari bamwemeye ko inzu ari yawe oya nyine ntabwo ari ukwiyemera ubundi inzu subizi ko wenda uretse izi nzugi washyizemo uretse ko izi nzugi washyizemo subizi ko inzu yari iyanjye. iyi mbwara imbwa ni soko manyo aho se bigeze wewe mbaye imbwa noneho gaswere ntabwo rembwa umuyisilamu madamu wawe si n'ibyo se wakagegera ubundi wowe ikintu si kirarara ku nzu yanjye kandi mbanyine nkubwire oya aro yanzu mbonye wa muntu igitahi yavuze ngasubiye mu cyaro ngo ibintu biramunaniye hano ntabwo yahaje banguka mu minota ibiri ubuje ariko se shani umuntu oya nibyo ngiti kugikora gatire ko umuntu ahamagara aza ubundi igihemba kubiteza kunzu yanjye ahubwo kunzu yanjye nanagwaye kunzu ya urahayeze nta kibazo ifite ubu ngubu uyu nguyu yari arimo yavuyemo nta kibazo ibihumbi 30 byonyine byumvikanaho kuba harimo imbeba nyinshi ntitubigarukeho ariko nta kibazo nta ndabazanyemo sha kumwe na shireba mugende mujye ko bisopekera hirya bosi mujye kubisopekera hirya sha kabisa ngo nurebe inzu reba isonguze tuvugane nta kibazo iyi nzu ndibaze mu iyi nzu no yambere muri no mudugudu ifite karite niyo nzu yambere itegura muri no mujyi uri kumva niyo nzu yambere barongora amenda yankavuga ate kose byari by'imbeba kandi bihurira he no kunyaza tuvugisha iyi nzu ni byari by'imbeba wayiraramo ubona yinyarizamo gaho kumana inzu yawe nyine genda kumanina bana rimani hano urwo na agenda sha ukwimye ibisimba bakurinze imisuzi amabyo ubundi inzu yanjye ntabwo yahunga amagaro ndikamamagare gakwerere azi ndagaswera bene wacu aro yanzu ndayibonye ifite umucanga ifite ibintu byose nta mbeba zibamo nta n'ibyari banguka mu masegonda 5 bakabona umanuke kwa nuza sha kabana nawe udemaza ndi ndakapfa sharukara ubu ndahahagaze muze sha ego mubanguka mafaranga se nagize ngo ya niwambwira nese mwise muhagera no mujama bitazombi ugisha amafaranga murayazanye kuri gukubita ku rugi nk'ubwo rukuresha tumenya ngo ufite kwikoraho kukikago ariko nayikora nyakundi uyu muryango urafashira reka mbabwire iyi nzu ni inzu karite number 1 wisi yanzu bakora igahiri sufana dai
reyo ndagapfisha rukarado nasi nuko udafungura ngo tujye kora cyangwa irako nufungura ateruye ya turafungura gutya wongera ufunge gutya uri kurebamo ibiki twebwe mujye kujya musambanira awi turabatinganya ampaye amwinjiremo murebe muraza mu mubiri inzu originali n'inzi kubikwa murebe murambwira mwebwe iyi nzu yo yambere mwabonye tubwiye yewe kwari byaratimbe itamini inzu tamini ubwo hano amafaranga tuvuga kuri story ushaka no gutura ugihaye mwana ndagapfisha inzu tamini busubara mimi uzi ko abantu bapfa muri Kigali baba mureze agira ngo niw'inyamo bari bafite inzu nziza mujye kwa Mbumba naho mugende murebe inzu zahomotse ziri so neza n'Imana iyi nzu tamini bubijyanye bose nta kibazo muri Kigali mugende mumvira konze mwabicucu bibe cucu gusa ndagapfesha ruka kandi yewe ndashaka kundi nta kibazo ibyo ntabwo ari ngombwa ntabwo bikureba ntabwo bindeba inzu ni indebe n'udukositara ndi kureba turimo neza haranakoteye kogwa cyambere cyatangiye harakinguye nta kibazo ko nta mapasi abamo Genda kumanina. noneho nakwinjira nkareba nta kibazo injira urebe nta kibazo mwana wanjye injira bwira ubaye ikisha musore garuka sorry wazanye n'akamatira ko kurara akasha zikihangira umurimo kabisa ndakwemeye n'izina ry'Imana iyi nzu kose yazanye n'akamatora ubwo 30 ukwezi kw'ibitanga nta kibazo ubundi hangari niko se kurumbu boss ibyare inozo reba birabyare byose ni iby'imbeba ni iby'ibiki ugeze muri cya cyumba mu cyiciro yacuruguriragamo igomane n'inzu yawe akayensha iyi nzu manzi ifite nayo mwa iyi nzu nanjye nyivuyeho kabisa mbigendeye